Yesu ashimwe bene data, Pentecoste nziza kuri mwese. Reka nizere yuko mwagize ibihe byiza kuri uyu munsi, kandi nizere yuko Uwiteka abarinze, amahoro y'Uwiteka abane namwe aho muri hose, kandi umugisha we ube mu byanyu byose, mu mishinga yanyu yose, kuko ngo ibereyeho kuduha ibyiza, kandi ntago Satani yadushobora igihe cyose turi mu ruhande rw'Uwiteka. Uwiteka rero abishimire. Reka tuganire kuri Pentecote. Iyo tuvuga Pentecote ntago wayivuga usize Mwuka Wera, kuko niho yamanukiye intumwa ku munsi wa Pentecote. Rero natwe dukeneye Mwuka Wera, kandi Mwuka Wera adukoramo imirimo itangaje, itandukanye. Nubwo hari abamwitiranya, hari abataramenya ngo Umwuka Wera akora iki, hari abataramenya ngo ese akamaro ke ni akahe mu buzima bwa muntu, hari abatazi yuko Mwuka Wera afite n'umumaro mu buzima bufatika kuri iyi si. Bazi yuko gusa Mwuka Wera ari ukuvuga indimi, ari ugutitira, mbese bya bindi abantu bataramenya ijambo neza ngo bacukumbure batazi. Reka rero tuvugemo ibintu nka bitatu. Uyu munsi tuvuge kimwe, ejo tuzavuga ikindi, ejo bundi ikindi. Ibintu bitamenyerewe Mwuka Wera akora, kubera ko Mwuka Wera akorana n'Imana. Mwuka Wera yabayeho kuva isi itaranaremwa, yabayeho umuntu atararemwa, ariho kandi azahoraho Mwuka Wera. Mwuka Wera rero ikintu nshobora kukubwira ni uko mu bintu byose Imana irema iba iri kumwe na Mwuka Wera. Uti gute rero? Bivuga ngo Imana yari iriho na Mwuka Wera ariho, ndetse na Yesu Kristo ariho, kubera yuko mu itangiriro batubwira yuko Imana ntabwo yavuze ngo ngiye kurema, yavuze ahubwo ngo tureme umuntu ase natwe. Bivuga ngo rero yari iri kumwe na Yesu, aho tubona noneho ngo isi itararemwa, ngo Mwuka Wera yagendagendaga hejuru y'amazi. Igihe hari mu gihe isi yari itararemwa, Mwuka Wera yari ahari. Iyo Imana ijya kurema rero, Mwuka Wera aba ahari kandi abigiramo uruhare. Ariko muri uyu munsi nagira ngo tuganire uburyo Mwuka Wera mu mirimo afite mu buzima bwacu harimo no kurema. Kubera yuko ibiremwa byose Mwuka Wera ahari, bivuga ngo Mwuka Wera mu murimo wo kurema arahari. Nk'uko twabivuze rero, iyo Mwuka Wera atari muri twebwe, cyangwa se Mwuka Wera atari kuri wowe, usa nk'upfuye, kubera yuko n'Imana ijya kurema ngo yahumekeye Mwuka wayo mu muntu, hanyuma abaho. Bivuga ngo rero tubaho kubera yuko dufite Mwuka. Mu isezerano rya kera yari Mwuka w'Imana, ubu ngubu ni Mwuka Wera umurishya. Mwuka Wera rero niwo utuma tuba bazima mu buryo bw'umwuka, kandi Umwuka w'Imana ataturimo nta nubwo twabaho. Reka rero nkubwire yuko Mwuka Wera ari urema ibyo utazi bikagira ishusho, kubera yuko n'isi nta shusho yari ifite. Ariko iyo igihe Imana yatangiraga kurema, yavuze ijambo ryayo, hanyuma Mwuka Wera wari uhari, hakubitanye n'iryo jambo ibintu biraremwa. Umuntu nawe twabonye uko yaremwe, kandi n'izi saha n'uyu munsi Mwuka Wera aracyarema, kubera yuko umuntu adafite Mwuka Wera sinzi yuko yakizwa, kuko abavuga ijambo ry'Imana baramutse barivuze Mwuka Wera adahari nta cyaba, kuko Mwuka Wera niwe ugenda akarema bushyashya abari bari kure y'Imana bakaba ibyaremwe bishya. Bivuga ngo rero Mwuka Wera niwe urema abaremwe bashya, niwe urema umuntu akongera akaza akagaruka ku Mana, kubera yuko Satani yazanye icyaha kidutandukanya n'Imana tujya kure yayo. Iyo rero twihananye tukareka bya byaha byacu tukakurikira Imana, tuba tubaye ibyaremwe bishya. Mwuka Wera ari we
ubikoze, kuko niwe ugenda akemeza umuntu ibyaha bye, umuntu agahinduka akaba mushya. Rero no mu mirimo yacu ya buri munsi, Mwuka Wera niwe urema ibintu bigashoboka. Mwuka Wera arakubwira ati urakuze, ugomba kurongora, ukabyiyumvamo, ugatangira kugira igitekerezo. Icyo gitekerezo kiremwa ku bwa Mwuka Wera, kubera yuko utamufite nta cyiza kiri mu mugambi w'Imana watekereza. Mwuka Wera rero afite uruhare mu kurema n'ibintu tubona ubu ngubu. Niba utekereje kurongora, gukora ubukwe, gushaka umukobwa cyangwa se umuhungu muzarushingana, Mwuka Wera aba yabigizemo uruhare kandi akabishorera kugeza igihe ubu bukwe bubaye, kugeza igihe umwana avutse, kugeza igihe mugize umuryango, mukawurera, mukawukuza, byose akomeza kubigiramo uruhare, ari abana, ari ababyeyi, bose abayobora mu nzira nziza, mu muryango mwiza ushimwa n'Imana. Mwuka Wera rero ararema, agira uruhare runini cyane mu kurema. Reka rero kuri uyu munsi mwene data nkwifurize ngo gira Mwuka Wera, nkwifurize ngo reka Mwuka Wera aze areme ibyo ngibyo ubona bidafite ishusho. Ese urashaka kugira urushako rwiza? Reka Mwuka Wera gutaheho, akwereka uburyo wagira urushako rwiza kandi ruremwe nonaha. Ese urashaka kubona akazi keza? Reka Mwuka Wera aze agutaheho, akubwire neza icyo ushobora gukora, akuyobore, akuremera akazi, nawe utangire gukora, witeze imbere. Ese urashaka business? Reka Mwuka Wera kuremere business ya nyayo, niho uzakora ntuhombe, niho uzunguka kandi bigahesha Imana icyubahiro. Ese urashaka kwiga ukazabona diplome runaka? Reka Mwuka Wera gutaheho, kuko ibyo byose ashobora kubirema. Ese urashaka kubakira umuryango, urashaka kubakira Imana, ushaka gukora umurimo w'Imana? Nta murimo wakora Mwuka Wera utamufite. Reka Mwuka Wera kuzeho, hanyuma utangire ukora umurimo w'Imana, niho uzavuga ijambo rikumvikana, niho uzakora igikorwa kigafatika kandi Uwiteka akakwishimira, n'abakumva bakumva yuko koko Umwuka w'Imana ari wagukoresheje. Uwiteka rero abahe Mwuka Wera kuri uyu munsi. Data, ndagushimye kubw'ineza yawe. Iyo utaduha Mwuka Wera, ubu ngubu ntacyo tuba tuvuga ngo cyumvikane. Mu izina rya Yesu ndagushimira yuko ibyo byabaye, Yesu Kristo agisubira mu ijuru akohereza Mwuka Wera nk'umufasha. Ngo yaramwohereje, ba Petero batangiye kubwiriza, 5,000 birakizwa kubera yuko Mwuka Wera yari yahabaye. Natwe rero dusukire ku Mwuka mu izina rya Yesu. Natwe tuvuga ijambo ryawe, benshi bahinduke. Natwe dukora ibikorwa byawe, benshi bahinduke mu izina rya Yesu. Reka Mana ukomeze utwongere Umwuka Wera kandi utwongere imbaraga arizo zitangwa nawe, hanyuma biremwe kandi bihame kandi tubigenderemo. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu niho mbigusabye. Amina.